isi ibarakaga ntabwo abantu bakigezwa n'amategeko runaka bashyize ku murongo kubera ko hari icyo ushaka gukurikiza nawe byakunaniwe, ariko mu kwizera Kristo yuko Imana yamusuye hari n'amasezerano twakiriye. Adamu wa kabiri mwaje aradubwira umwizera ugakurikiza ijambo rye, ukemera kubabazwa, ukemera gutegereza urubyaro rugatinda n'ubukene rimwe na rimwe bugatinda, hanyuma ukamwakira ngo ubaye icyaremwe gishya. Haleluya! ntabwo wazamura Imana icyaha, wazamura Imana icyubahiro kubera ko iminota yacu yarangiye. Reka tubabwire ngo kuba icyaremwe gishya nicyo gikenewe. Yesu ashimwe. naho amategeko azakugonga itorero ribuze izashinga, hari igihe nzagusaba yuko uzaryinjiramo wabanje kubyina, n'utazi kubyina uzasubira indorerezi, ariko kukwandika no kuvuza kubyina neza, hanyuma ibindi bikaba inyongera. Ni ukuvuga ngo inzira zaba nyinshi bitewe n'abantu bashaka gushinga, ariko nta yindi nzira yo kuri n'ubugingo niyo Yesu Kristo n'umusaraba we. Hanyuma n'ubicare gishya Yesu azakwakira mu bwami bwe. Ikindi ayandi n'ubutaha. Reka dusenge Imana. Urashaka kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza wawe? Waba utarakizwa, waba utaracyari gishya, ngo wakize Kristo umwakire akuyobore, akugira inama. Imihango uzaza abayobozi b'amatorero, ntabwo uzaba utagira itorero bakuyobore, unumvira amabwiriza runaka kugira ngo mwubake umuryango murimo. Ariko se waba utarakira Kristo nk'umwami n'umukiza wawe ngo ubicare mu gishya, ufatanye natwe kwakira rino sengesho tugusenge. Niba uhari ntabwo rero mubwire ngo nkurikira mu byo nigisha cyangwa uyobora, ariko kurikira Kristo. Niba ushaka gukizwa uyu munsi, niba utaramwakira ushaka kubana na Yesu, nawe haguruka tugusenge. Dufatanye natwe gusenga uyu munsi kugira ngo uzaba ijuru, kuko ijuru niryo ryatugira umumaro. N'ibindi byose byaba amahame y'abantu. Urahari nawe mwene data yagurutse, ariko niba nawe uhari reka uhaguruke dusengane Imana. Reka dusengere uyu muntu we yafata intambwe yumvise ari ngombwa kuza mu materaniro y'uyu munsi byamugira umumaro, agasengerwa. Reka dusabe pasiteri amufashe. Haleluya.